Meze neza muri kano kamwe natwe turaho tumeze neza gusa nkuko muri kubona iyo ni video y'umwana w'umukobwa uri gutakamba cyane asaba imbabazi ku bantu bafashe video yiwe cyangwa se bari gushaka gusakaza video ye. Nkuko muri kubibona ari gusaba imbabazi cyane apfuka avuga ati ngo iyi video yiwe ntimuyisharinge cyangwa se muyigomeze muyipublishinge ku bantu benshi cyane. Ubu ngubu iyo ni video yindi ya kabiri igiye hanze cyangwa se video nk'iyo ngiyo nabwo ibigiye hanze nyuma y'iminsi beze twari tumaje kubona video ya Yampano n'umugore wiwe nabwo ari gukora ibintu nk'ibi ngibi bitemewe, ariko ubu ngubu iyo nawe n'indi video yagiye hanze uwo mukobwa rero ndaje tumuvugeho byinshi cyane tumuganireho byinshi kuko video yiwe nta masaha menshi ashize agiye hanze cyangwa se itangajwe cyangwa se ibaye public. Ubu ngubu miliyoni 12 z'abanyarwanda benshi twari dufite iyo video, ariko nawe nimba utayifite ndaza kuyibasigiramo cyangwa se mwandikire muri comment umbwire ko iyi video yikeneye no nanjye ndagufasha kugira ngo iyo video ubashe kuba wayibona nawe uze kutubwira uko uri kubyumva. Gusa nkuko mubimenyere iyi ni yacano yanyu bagezaho amakuru meza kandi yizewe mu Rwanda, by'umwihariko makuru mashyashya ari kuvugwa muri showbiz no bastari muri rusange. Uyu munsi wo twatugiye kureba hamwe amakuru na amakuru ari kubica bigacika mu kano kwa mwanya, na amakuru amaze isaha imwe asohose agiye hanze apublishingwe kugira ngo tunamenye kuri uyu mwana w'umukobwa tumuganireho byinshi mutamuzi wo munamenye ninde ese akora iki akomoka n'ibintu byinshi cyane nyine munamumenyeho. Gusa mbere yuko dutangira kamanze menye nimba ko wamaje gukora subscribe kuri Peakwezi TV ufungura inzogera kugira ukomeza kubona natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Kwibutsa ko iyi channel y'ubwo ushobora gusanga amakuru nkanga abayizewe mu Rwanda by'umwihariko mashyashya nkanga muri showbiz no kuba stari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Kadutangire tuganire kuri uyu mwana ese niki iyi video byagenze ute kugira ngo yisange hanze cyangwa se yabaye published, ko twagiye tubona izindi video zaba Yampano zijya hanze bakavuga ngo bazipublishinze cyangwa se n'abantu babakorera zagiye bazipublishinga. Uyu we byagenze gute cyabyatewe n'iki kugira ngo video ye yisange nawe yabaye published ari gukora ibintu ngibi ariko abantu bakaba bayifite benshi cyane. Gusa nawe niba utayifite uratwandikira tugufashe nawe iyi video ubashe kuyibona nimba ubikeneye. Ubundi uyu mwana w'umukobwa ku bantu bamuzi, uyu mwana w'umukobwa yitwa Diane ku mbuga ze nkoranyambaga n'ibindi bintu byose agiye akora mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Yitwa Diane. Mu ijoro ryakeye mu masaha ejo ku munsi washize ejo nka nijoro nibwo video ye yagiye hanze iba published ku bantu benshi cyane. Ni video yari iri kugaragaza nyine ari kwitera by'akaboko, murabizi cyane mwene bya bindi bamenye bagiye bakora cyangwa se Pastor Mutesi ari kwitera nawe nyine akantu k'akaboko, murabizi cyane abantu benshi murabizi ibyo ngibyo. Iyo video rero yamaje kujya hanze abantu benshi bamaje no kwifata mu ntuze muri fone zabo barazifite benshi cyane. Iyo video rero yatangijwe na Godfather nawe wayizanye ubu ngubu ubwo yari ari kuvuga ati ngo ibi ngibi ni ibikinono, kandi uwo mwana w'umukobwa ikindi kintu mwamumenyaho Diane ni n'umuri wakora n'umuririmbyi unaririmba nyine abantu benshi bakunda kuvuga ko anaririmbana na Mbonyi muri ntuze mu ndirimbo ze Zambonyi akenshi na kenshi ari n'igihe akunda kuba arimo. Rero ibyo ngibyo rero abantu nibyo byabateje nyine impagara nyinshi cyane, baribaza ese ibi ni ibiki baba bari gukora, ubu n'ubutumwa bwe baba bari gutanga, kuko nyine abantu benshi ntabwo umuntu nk'uwo ngo Diane utabuzwi ntabwo yakora video nk'iyo ngiyo imenyekane, cyangwa se ntabwo afata umwana wo mu cyaro utabuzwi afata aka video nk'aka ngaka agapublishing ngo n'ubundi ngo kanarebwe. Oya bisaba n'undi wa muntu ubuzwi nk'uko ngo Diane ufite ikintu akora kandi anafite n'ahantu azwi. Uwo Diane rero video ye ubu ngubu ikaba yamaje gushika hanze, abantu benshi bakaba banayifite ubu ngubu muri kano ka mwanya, ndetse akaba ari no gutakamba asaba imbabazi cyane abanyarwanda bamubabarire ngo bareke kuguma basharinga iyi video. Ndetse mwana byumviye ko iyi video nikomeza kugenda ngo isharingwa cyane kenshi cyane abantu benshi bakagenda bayibona ko uyu mwana ashobora no kuba yanakiyahura akiyaka ubuzima. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo iyi video mwirinde ku muntu uyishaka arambwira nyimwe, ariko mwirinde kugira ute kuyisharinga kubera ko byatuma uyu mwana w'umukobwa ahaburira ubuzima. Nkuko mwabyumvishe ngo ndi yaramutse yiyahuye ko ku bantu bitewe n'abantu bari kuguma basharinga iyi video ko byatuma ari twebwe nyine icyaha cyagira ute cyabarwaho. So muri muraguma nyine ku bantu muri buyirebe murasaba kwigengesera nta bintu byo gusharinga iyi video uyirebe ku giti cyawe, nta wundi muntu uzaba uyigusaba n'uyigusaba uyimuri, ariko nta bintu byo kuguma musharinga iyi video. Ngira ngo rero mwana byumvishe ko anashaka no kuguma kwiyambaza RIB nubwo ubu ngubu nyine icyaha yanacyemeye. Murabizi ko ubu ngubu icyaha yacyemeye. Ubundi abantu benshi bajyaga bakunda guhakana bavuga ati ngo iyi video ntago ari yanjye ngo sinjye wabiteye, ahubwo se abantu bari kwibaza ubundi iyi video yayifashe ashaka kugaragaza iki. Ese yayifashe kuko ntabwo umuntu yafata video ari kwikora biriya bintu muri kubibona namwe, ari kubyikora no narangiza afate video na video nyine na telefone, ubwo byanga byakora ni nk'umuntu yashakaga kuyohereza wenda ntabwo wamenya umuntu cyangwa se ashaka kuyohereza cyangwa se we ari ku giti yashakaga kwifata wenda yirebe uko ameze wenda nta wamenya. Iyo video rero akavuga ko akomeza nawe kugenda kari bwiyambaze RIB ikabimugiramo nyine kugira ngo iyi video ireke kuguma isakazwa. Ngira ngo murabizi abantu benshi Yampano kugeza ubu ntabwo aremera ko video nawe ari we wayigize mu ruhande kugira
kugira ngo ibe published cyangwa se, ariko ubu ngubu wowe Diane we yemera ko akimara kuza akavuga ati ngo video mwabonye ngo video yanjye ngo mumbabarire mureke kuguma muyisharinga, automatically direct biba byemejwe ko video nyine ari yiwe kandi ari nawe wanayifatiye ubwe yanabigizemo uruhare. Imgira ngo munyine muri kubona ko mu Rwanda video nk'izi ngizi ziri kuguma ziba nyinshi cyane, tumaje kubona indi ya mpano, tubonye indi y'undi muntu, ubwo byanga byakunda ntiyabura n'iminsi ngahe nabwo umuntu utabonye indi. Mwagiye ubona video nyinshi zitandukanye nk'izi ngizi, Pastor Mutesi murabizi n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye video zabo mwagiye muzibona, none kuri ubu ngubu nawe Diane nawe aragarutse. Gusa nyine abantu bari kwibaza ati ngo ubu nubwe butumwa buriya abari gutanga cyangwa se abari gw'abanyarwanda ku bantu benshi bakomeje nyine gutera comment bavuga ati ngo abakristo kuki ari bo bari kugenda cyangwa se abantu basenga kuki ari bo kugenda bari kugaragara mu izi ngeso nk'izi ngizi mbi. Nyine ni ukubera iki ubundi biba byatewe n'iki? Kubera ko nyine ntabwo babyumvika, ntabwo babyumva neza. Uwo rero ni Diane ukomeje kubica bigacika muri showbiz nyarwanda. Ubu ngubu nawe abaye ikibonwa bose, ubu ngubu nawe agiye kuvugwa ko kongera ngo narababwiye ngo umuntu nk'uyu ngo wakoze video nk'iyi ngiyi mu Rwanda ntabwo yabura kuvugwaho, aravugwaho byinshi cyane, ndetse murabizi na Emile nawe byamugizeho ingaruka, ndetse n'umwana w'umukobwa mwaratangiye no kubona ko nawe bishobora kuba byatangiye kumugiraho ingaruka. Watangiye kwifata video yitabaza avuga ati ngo abantu bari kumutera ubwoba ngo natabakorera ibintu bari gushaka cyangwa se ibyo bashaka. Wenda sinzi abantu bari kumutera ubwoba bavuga ko video bari wisakaza, sinzi ibintu bari kumushakaho cyangwa se bashaka bakorera. Gusa byanga byakunda hari ibintu bari kumusaba nyine kugira ngo iyi video ye idasakazwa. Gusa se n'ubundi hari icyo n'ubundi byaba bimaze kuba iyi video n'ubundi nabanyifite cyangwa se undi akabifite cyangwa se nawe muri kano kamwanya uri kunyumvuka uyifite, n'ubundi ntacyo byaba bimaze kuko n'ubundi bamaje kuyisakaza. Gusa ngo bivugwa yuko bari kumutera ngo ubwoba kugira ngo video ye batayisakaza, sinzi ibintu nyine bari gushaka ko abakorera. Gusa mwana we yakomeje kwiyambaza nyine ribu. Reka tugomeze tubihanga amaso, andi makuru macye agenda tugeraho turagenda tubagezaho 5 kuri 5 tubabwira uko bimeze naho binageze, cyangwa se nimba abantu umwana bamaje kumutabara cyangwa se video batari kwisharinga bamaje kuyisiba ku mbuga. Gusa bamaje kuyisiba ariko ntago yasibwa muri phone y'abantu kuko abantu benshi bayifite mu mafone yabo. Gusa guys, ndagushimiye twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, uri umuntu w'agaciro cyane. Ariko nimba iyi video wayikunze nibagiye gukora like, utere comment nawe uko byumva, niwiberwe no kwisharinga ku nshuti zawe. Ariko ikintu nyamukuru tibagiye gukora, nibagiye gukora subscribe kuri PQuest TV kugira ufungure inzogera kugira ukomeza kubana natwe mu zindi video tubategurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Mwibutsa ko iyi noca n'ubwo mwishobora gusangaho amakuru mashyashya bagezweho mu Rwanda, by'umwihariko nk'aya ngaya muri showbiz nyarwanda avuga ku basta ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Ni PQuest TV, turabakunda cyane, isoko y'amakuru abagezweho mu Kinyarwanda.